ukeneye akazi, niyo mpamvu nanjye ndi hano kugira ngo nkwereke ahantu hari akazi. Ariko niba ushaka akazi bwa mbere, manza ukore subscribe kuri ako munsi, ubane natwe umunsi ku wundi. Uyu munsi rero turi mu cyumweru cya kabiri cyatangiye umwaka. Twatangiye umwaka ariko akazi karacyahari kandi karacyakomeje, ni kenshi cyane. Ariyo mpamvu muri iki gitondo nje ngo nkwereke akazi, nkurangira nshaka ko wapurayingaho niba warize mwe muri ibi ngibi, kuko aka kazi gafite amahirwe menshi yo kugira ngo ube watsinda, ndetse ni n'akazi gahemba amafaranga menshi cyane rwose. Reka tumanze tunyarukire hano muri National Institute of Statistics of Rwanda, aho bakeneye abantu babiri ku mwanya wa Social Demography Statistics. Iyi position ni position nziza cyane, aho hazakorwa ikizamini cyo kwandika ndetse n'ikizamini cyo kuvuga. Ariko kugira ngo wapurayinge kuri uyu mwanya, ni ukuba ufite bachelor degree in statistics, bachelor degree in applied mathematics, bachelor degree in data sciences, bachelor degree in software engineering, bachelor degree in computer science, bachelor degree in demography na bachelor degree in mathematics science. Niba rero warize ibi, uyu ni umwanya mwiza cyane muri iki kigo cya NISR. Hanyuma rero ntabwo ndi kwihuta cyane, ahubwo ndagira ngo mbereke n'aka kazi kagena economic statistics. Iyi ni imyanya ihemba neza mu kigo cya National Institute of Statistics of Education Rwanda. National Institute of Statistics of Rwanda. Hanyuma rero kuri uyu mwanya wa economic statistics, byose bijya guhura ni economy, statistics, mathematics, data science, software engineering. Kuba warize ibi, gerageza. Iyi ni imyanya myiza cyane ushobora kuapurayingaho rero muri kiriya kigo. Ariko reka tunyaruke no mu karere ka Gicumbi, naho hariho imyanya myinshi ku bantu bize ibijyanye na agronomy cyangwa se forest. Hari umwanya wa forest extensionist. Bibukse ko turi kubategura video igaragaza amafaranga cyangwa se imishahara mbumbe n'imishahara net take home y'abakozi bose ba leta, ndetse no kuri level zigiye zitandukanye nk'uko benshi bagiye babidusaba. Hanyuma kuri uyu mwanya wa forest extensionist bisaba kuba ufite AD cyangwa se diploma muri agriculture, ufite AD muri agroforestry, ndetse ufite na AD muri forestry. Hatana wa applying. Aha naho barabazamuye level ya 0.6 bari guhembwa 1,102. Mu karere ka Gicumbi n'ubu bageze ku 107. Mwumva rero ko ni amafaranga atari make ku muntu urangije segonderi ufite AD. Akaza rero no kuri uyu mwanya wa social work AD kuri level y'9.2 bakeneyeho abantu batatu mu karere ka Gicumbi. Naho mushobora kugerageza amahirwe ku bantu bize ibijyanye na sociology, social studies, social work. Yaba ari AD cyangwa se AE wese wemere kuba wakapurayinga kuri no position. Hariho n'indi mwanya rero w'aba accountant, data manager, abantu 17 bose. Data manager ariko muri iki gihugu data manager bafite akazi rwose. Ahantu henshi ndi kubona imyanya ya data manager igiye iriho, ariyo mpamvu mba konseye kwa mwapurayinga kuri mwanya wa data manager. Kuba ufite bachelor degree in statistics, mathematics, environmental science, data science, information telecommunication, public health information system, AD. Waba ufite AE cyangwa se A0, hano wemerewe kuba wakwapurayinga. Aho kuri data manager rero abantu 17 bose ni amahirwe akomeye mushobora kubyaza. Hari no ku mwanya wa accountant naho bakeneye abantu 5 bose. Hose ni imyanya myiza cyane ndi kubarangira, nababwira ati mwapurayinga kuko nta gucika intege. Ufite advanced diploma in accounting, bachelor degree in accounting, finance, ibi byose za public finance, mwapurayinga kuri iyi myanya mu karere ka Gicumbi. Rero akarere ka Gicumbi murabona ko kadushyize igorora. Indi myanya ndabona ari umuntu umwe ntago nyuma konseye aho. Ubwo rero icyo tuvanyemo hano no kuba wakwapurayinga ku mwanya wa accountant AE bakeneye abantu 5 mu karere ka Gicumbi. Nkagukonseye kwapurayinga ku mwanya wa data manager AE A0 mu karere ka Gicumbi bakeneye abantu 17. Nkagukonseye nanone kwapurayinga ku mwanya wa social work AD bakeneye abantu 3. Nkongeye nkagukonseye kwapurayinga kuri mwanya wa forest extensionist bakeneye abantu 6 mu karere ka Gicumbi. Tukongera tukazamuka rero tukaza muri National Institute of Statistics of Rwanda bakeneye abantu 3 ku mwanya wa economic statistics, ndetse no kuri uyu mwanya wa social demographic statistics bakeneyeho abantu 2. Ni wapurayinga kuri iyi myanya, ubundi utegure neza ikizamini cyawe kimara gukora application, usome ibicupuri, usome note zakozwe,
ujye kuri Google ushake za multiple choice, ujye ku kigo cya statistics urebe kuri profile yabo website uyisure, usome amakuru yose ariho. Mu karere ka Gicumbi urasura urubuga rwa website yabo, nurangiza widokimante kuri dokima z'abandi bantu bagiye bakora, ubundi uzagaruka umbwira ati cya kizamini naragitsinze. Ciao ciao, yari Akumunsi.